Iki ni ikiganiro ejo. Ibihe byiza mwe mwese mukomeje gukurikira gahunda za radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira ku murongo w'104.3 FM. By'umwihariko rero twinjiye mu kiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Tubahaye ikaze mu kiganiro cya none. Amazina yanjye nitwa Uyisabye Christina, ninjye mugiye kubana muri iki kiganiro gihagarariwe na Roger Niyigena, Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Uyu munsi tugiye kuganira ku myumvire ya rumwe mu rubyiruko rutekereza ko wazigama wasaguye bigatuma n'amafaranga make yababonye batizigama. Kuzigama wasaguye ni igihe ubona amafaranga ukabanza ugakemura ibibazo byose ufite, noneho wagira ayo usagura akaba ariyo wizigamira. Ukuri k'ubuzima busanzwe ntibishoboka ko wagira amafaranga aruta ibibazo byawe ku buryo nyuma yo kubikemura wahita wizigama. Ahubwo kubasha kwizigama bisaba kugira ibyo wigomwa ukirengagiza ibitihutirwa kugira ngo uteganyirize ejo hazaza. Bamwe mu rubyiruko ntibiteguye kwigomwa no kwihangana muri duke babona ngo bizigamire. Ariyo mpamvu usanga yaboneka bayasesagura bakaguramo ibitihutirwa kandi bitabyara inyungu mu gihe icyo ari cyo cyose. Urugero, bamwe birirwa ku mbuga nkoranyambaga bagura amayinite yo kureba ibigezweho kuri murandasi cyangwa interinete, nyamara ntacyo bibinjiriza. Abandi bakoresha imvugo zinyuranye zishingiye ku migani migufi nyarwanda bagira bati iby'ejo bibara b'ejo, cyangwa ngo amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri. Si imigani migufi gusa bashingiraho, ahubwo usanga barema izindi mvugo bakagira bati amafaranga ataguze ikibanza urayarya, icyatanu n'icyubaka etaje, nta myaka 100, amafaranga atakubakira inzu yubakisha umubiri, ndetse n'izindi mvugo nyinshi zitandukanye akenshi wumva zitabakangurira kwizigamira. Ku rundi ruhande ariko uramutse ubashije kwizigamira amafaranga byibura 500 ku munsi, ku kwezi waba ufite amafaranga 15,000, ku buryo ku mwaka waba umaze kwizigamira amafaranga 180. Aya mafaranga wayatangiza umushinga uciriritse, ariko nyamara wazakugeza ku mushinga munini kandi uzaramba. Icyo bisaba cya mbere ni ukwihangana ukanigomwa kugira ngo ugere ku ntego waba warihaye. Muri iki kiganiro rero turaza kumva ibitekerezo bya rumwe mu rubyiruko rwo mu karere ka Gicumbi, turaza kumva kandi ubuhamya, ndetse turanaganira n'impuguke mu bukungu. Bose baratubwira icyo bumva kuri iyo myumvire yo kwazigama wasaguye, ndetse n'icyakorwa kugira ngo kwizigamira urubyiruko rubigira umuco. Tubayishiye ikinamico ngira ngo ugire agace ka 6, kandi ibitekerezo byanyu bihawe ikaze mu kiganiro. Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Mbahaye ikaze nanone mu kiganiro ejo. Uyu munsi turi kuganira ku myumvire ya bamwe mu rubyiruko bumva ko wazigama wasaguye. Kuzigama cyangwa kwizigamira ni ukubika amafaranga azagufasha. Ushobora kwizigamira muri banki cyangwa mu matsinda yabigize intego. Mu gihe abenshi mu rubyiruko bumva ko wazigamwe byasagutse, mugenzi wacu Ishimwe Honore yanyarukiye mu karere ka Gicumbi. Mu kiganiro yagiranye n'urubyiruko bamusangije icyo batekereza kuri iyi ngingo. Reka tubumve, turagaruka mu kanya. Shaka kuzigama bisaba kuzazigama ufite akazi. Hari utuntu tw'utubogisi bagenda bakora mu byaro, wishyizemo senkani, cyumweru ari 5 ikiri cyumweru 1000, mpaka umwaka ukazagwira nyine ukuntu ugejeje mu 100 nyine mu buryo utakeka gato. N'ibyabo ngabo bakize nyine basagura ko babonye bakizigama. Nuhengera 500 se ugahisha 700 uzizigamira ya. Ntabwo kwizigamira bisaba kuba uri umukire cyangwa ufite amafaranga menshi. Igiceri cy'ijana, igiceri cya 50 urakora kandi ukabigeraho. Hari igihe ubuzima bwahinduka ukibwira ko uzizigama yandi uzagwiza uri gukorera ako kanya, wakwizigama buri gihe kagerayo ushyira mu gasanduka yagufasha mu gihe utunguwe. Wakizigama igihe ubonye amafaranga ugahaha ugateka andi yasigara akaba ari uzigama. Bisaba gukora nyine kwa mu mutwe wawe uba warishizemo kwizigama kandi unabikunze ukabikora, pana kuzigama yo wasaguye. Ubwo rero urumva kwizigama ntago byashoboka wabuze nayo ujya. Kwizigama ni ukuba wariye ubuse wabukorera akazi k'ukwezi, ubu wakwizigama gutya pe kwizigama. Uburyo ufite akazi cyangwa ukorera amafaranga menshi.
nk'urugero naba niriwe nko mu muhanda nakoreye 100 nkabasha kwizigama 200 ntabwo wayakorera ngo ubashe kuyizigama kandi ngo uburare. Ubundi kwizigamira hizigamira abantu b'abakire bafite amafaranga. Udafite amafaranga ntabwo ugomba kwizigamira. Gusa waba wakoreye desa ukajya kwizigamira ntabwo byashoboka. Kereka wenda nabwo ugabanyije ibyo usohora ushaka kwizigama ukizigama byakunda. Abantu nyine bafite aho bakora buri munsi binjiza amafaranga nyine birashoboka. Reka dushimire uru rubyiruko ku kiganiro cyiza bagiranye na mugenzi wacu Honore mu karere ka Gicumbi. Bamwe bavuze ko hazigama uwasaguye, cyakora ku rundi ruhande hakaba abashimangira ko umuntu ufite intego yahera ku giceri cya 50 ndetse n'ikijana akagera ku rwego rushimishije. Ese mwe mudukurikiye mubona hakorwa iki kugira ngo kwizigamira urubyiruko rubigira umuco? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728024232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Iki ni ikiganiro ejo mukurikiye kuri radiyo Ijwi rya Amerika. Uyu munsi turi kuganira ku myumvire ya rumwe mu rubyiruko rutekereza ko hazigama wasaguye bigatuma n'amafaranga make y'ababonye batayazigama. Ubusanzwe kwizigamira bisaba kwigomwa, ariko kwigomwa biterwa n'umuhate wo kugera ku ntego wihaye. Ngabonziza Jonas ni umwe mu rubyiruko wo mu karere ka Gicumbi wabashije kwiteza imbere bitewe no kwizigamira. Uyu musore yahereye ku masaka yejeje arayagurisha maze aguramo igare ryo kujya atwaraho abagenzi, none uyu munsi afite boutique. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore yamusangisha urugendo rw'iterambere yagezeho abikesha kwigomwa byinshi agamije kwizigamira. Reka tubumve turagaruka mu kanya. Mu kiganiro ejo cya none turi kumwe n'umwe mu rubyiruko watinyutse akizigama. Avuga ko yahereye mu mafaranga yakuye mu kwiharika, aho yari yarahinze amasaka arayagurisha ahita aguramo igare, ari naryo ryabaye imbarutso yo gutangira kwizigama no kugera ku byagezeho ubu. Nguramo akagare k'120 gashyashya kubera nayo mfite intego, fatanya bwa bunyonzi bwanjye no kwiharika mu rugo sinabireka. Nangira gukorera 5 ejo bwaho 2 hanjye nk'umusore mwizirika umukanda nkavuga ati ndarya makeya nemere nige n'akarindazi wenda n'utuzi cyangwa gasururu bya make wenda nkarya nka 300 cyangwa 400 gutyo nyine bitewe nuko umuntu yashonje kwigara umuntu arakora cyane agasonza. Ukizigama ngahe? Ambo nakoresheje agasanduka narangiza nkajya mvunjisha nkatamfite ibiceri. Nimba nakoreye 5 narazagamo inote y'200 cyangwa 1000 funze ku buryo unagamo ibiceri utabasha kubona uko ubikuramo. Niyo wasonza urabyora utamenye ka gasanduka. Byari igihe kirekire amaje gushira nk'umwaka. Nkaho nkamenye mbonamo amafaranga agera mu 250. Nizigamyemo. Ubu mfite akazu nubatse ahantu gahagaze 500. Mfitemo akabutike nako nikaburamo 400 cyangwa 300. Ubwo rero naragumye ndakora, ubu na n'ubu ndacyakora, mfite umurava wo gukora. Ubu nicaye mu kabutike kanjye ndi gucuruza ameze neza. Ngabonziza kandi afite inama agira abagenzi be b'urubyiruko bumva ko hazigama wasaguye. Oya ntago ari byo. Nimba ushaka kugira ngo ugire icyo ugeraho gira icyo wigomwa, wemere wambare nabi se cyangwa se kandye make nizigame menshi, ariko ejo n'ejo bundi amafaranga nizigamye azangirira akamaro. Ahubwo icyo nabashishikariza ni ugukora. Nimba yari bugura urukweto rw'20 akemera akagura rw'5,000, ipantaro ya 5, andi 10 asigaye akayizigama. Ntago ari byiza rwose, bagomba gukora bagakura amaboko mu mufuka. Reka dushimire Ngabonziza Jonas utuye mu karere ka Gicumbi ku buhamya yadusangije mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore. Ngabonziza asoje agira inama urubyiruko ko bidakwiye gutegereza kwizigamira ari uko wasaguye. Ese mwe mudukurikiye mubona hakorwa iki kugira ngo kwizigamira urubyiruko rubigira umuco? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728024232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Iki ni ikiganiro ejo mukurikiye kuri radiyo Ijwi rya Amerika.
uyu munsi turi kuganira ku myumvire ya rumwe mu rubyiruko rutekereza ko wazigama wasaguye bigatuma n'amafaranga make babonye batayazigama. Abenshi mu bajyanama b'imari bagira abantu inama ko mu rwego rwo guteganyiriza ejo hazaza biba byiza iyo bikozwe kare kandi bigakorwa ku ntego isobanutse. Impuguke mu bukungu Dr Bihira Canisius avuga ko imvugo y'uko wazigama wasaguye idakwiye gushyirwa mu bikorwa by'umwihariko mu rubyiruko. Ese kwizigamira bikorwa bite? Akamaro kabyo ni akahe? Reka dukurikire ikiganiro kigufi iyi mpuguke mu bukungu yagiranye na Marie Claire Isingizwe, turagaruka mu kanya. Ubundi kwizigamira igihe cyose ubonye umutungo ushobora kwizigamira. Hari n'abatangira ku giceri cy'ijana akazazamuka akagera ku mafaranga menshi kandi akayakoresha ibintu byinshi bimuteza imbere bigateza n'ubukungu bw'igihugu imbere. Ushingiye ku mibereho y'urubyiruko muri iki gihe cy'iterambere ukabihuza n'umuco wo kwizigamira ndetse n'uburyo bushoboka bwo kubonamo amafaranga, usanga ariho urubyiruko rukwiye kongera imbaraga. Nge rero mbona ubu ngubu abana bakwiye kwiga umuco wo kwizigama kandi bakanakora. Hari abantu banavuga ngo abana ntibagakore, ariko igihe arangije kwiga yagombye kugira ikintu akora, bakamenya gukora kuko ntabwo wakwizigamira utakoze. Bagahera ku giceri cy'ijana bakabika inote ya 500, inote y'igihumbi, ya 2 n'iya 5 ndetse bakagira no kumenya kwishyira hamwe. Gukorera hamwe burya ni ibintu bigira akamaro cyane. Ubu bwo kubona amafaranga byaroroshye rwose, usanga umwana bamuha minervari bakamuhayo bamupfunyikiye impamba, ariko ikibazo gihari nuko usanga abana ubu hari ibintu byinshi bibarangaza, byagera ku bintu byo kwizigama ugasanga ntabwo bibashishikaje. Kuko njya mbibona hari nk'urubyiruko rutera ibiraka nko mu buyede, mu bufundi, wabwira uti ngo ufungurize konte muri sako akabyanga kuko amafaranga abona arayanywera, akayoganda, akayarira amabroshete n'ibindi bintu mbese bajyamo by'amaniverseri, ibintu byinshi cyane binyuranye bitwara amafaranga no kugura amayinite. Ngewe rero icyo nagira inama urubyiruko nuko amafaranga abonye yose, yabona 1,000 yabona 2, nasaturemo 2, akoresha igice, ikindi akizigame. Ariya mafaranga umuntu azigamye niyo azavamo akazi, abantu ntibongere kuvuga ngo ni abashomeri kandi imirimo iriho. Reka dushimire Marie Claire Isingizwe ndetse na Dr Bihira Canisius ku kiganiro cyiza bagiranye, aho atubwira ko kwizigamira bitangira kare kandi ko wanabitangira ukiri ku ntebe y'ishuri cyangwa se ukora akazi gaciriritse. Ibi binyibukije umunyeshuri twaganiriye akambwira ukuntu yatangiye kwizigama ageze mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye kugira ngo nasoza azaguremo telefone ngendanwa. Ibi byamusabye kwigomwa ku buryo telefone yaguze ubu ari gukoresha akurikiye ikiganiro ejo muri aka kanya. Reka tumusuhuze cyane akomeze kugira ibihe byiza. Inshuti bakunze b'ikiganiro, ubu noneho tugiye kumva ikinamico ngira nkugire agace ka 6, turagaruka mu kanya. Ngira nkugire ni ikinamico igamije kwigisha abatuye mu nkambi n'abatuye hanze yazo imibanire myiza, kurwanya inzangano zituruka ku mateka y'ibyahise, birinda ibihuha bishimangira inzangano ndetse no kubiba amahoro hagati yabo. Ikinamico ngira nkugire muyitegurirwa na Ejo Youth Eco, umuryango w'urubyiruko rwo mu Rwanda ugamije kwimakaza umuco w'amahoro biciye mu itangazamakuru. Iyumvira igice cya 6 cy'ikinamico ngira nkugire. Duherukana Gilbert abwira Donata ko Murekatete ari we wamurogeye umwana uherutse kwitaba Imana. Donata se yaba yarihimuye kuri Murekatete nk'uko yabivugaga? Nimukurikire umukino. Sha Valentine, karame. Uzi impamvu nakubwiye ngo uze kugera ku ishuri karenda gushaka? Ni iyihe sari? Urabizi ko dukundana na Gilbert. Ndabizi rwose. Kandi njye n'umuryango wanjye rwose adufatiye runini pe. Sha ndabizi. Nyine yarambwiye ngo yewe Valentine, urigaramiye ngaho akaguru ku kandi. Yuzi byabaye? Abaye iki? Mbona mama wawe basitane mu kigo cyose. Mbega kuva byari mama wari umurozi kazi gashaka. Wiki? Rebe, wirengera? Rebeka, Valentine nditonda. Ariko kuzana mama mu kanwa kawe uryo nahinduka nk'igicu. Urumva? Umurozi se hari uzi yaroze? Mugabo, sije narebe narigiyo nkuru. Nabisanze ngaha ku ishuri. Bazarisa guhizo nkuru neza shobora kuyigirisha. Amakuru yose arayazi kuko source ni mu nkambi ya Mutenderi. Mva mbese. Yewega mama. Abasirimu nabo bararoga. Mana yanje. Mama wawe nukumubona agenda.
kumbe agenda n'uturozi mu ntoki reka rekera kuvuga mama wanjye ajeje gusura mu tugara tw'abantu yo nawe nikugendera kure mugabo reka nigire muri classe kandi abanyeshuri bose ni wowe barindiriye gusa urabona bisekeje ari urumugome n'ukuri kw'Imana n'ukuri hangane Valentine ibintu kutabimbwiye kare koko kumana ko byibura ntari kwirirwa nzana mu ishuri hakiya Mungu nanjye nibwo ndi kubyumva cyakoze wenda niba kuko byaturutse mu nkambi y'iwacu ninandaza kubaza amakuru neza ejo nzaza mbikubwira hanyuma se wambwiraga kuzinduka ngo uranshaka atari byo rugambiriye kumbwira wambabarira ugaceceka kuko Valentine niba kuri telefone sinirirwa nzana ngiye rwose n'ukuri biriya bintu ntabyonzi nta nubwo ari nabyo naguhamagariye ibindi iryaryo gusa Valentine koko byasakaye inkambi ya Mutenderi yose wowe ukaba utabizi si ubwo nkubwiza iki koko jya mu ishuri nanjye reka nitahire Valentine hagarara Valentine ngwino nkubwire umva Valentine nukuri ngwino tugiye mu ishuri nimara kumenya amakuru neza nzagufasha kubibwira abandi ese uyu munsi ntabwo ujya kuranguza Karisi? Ndajyayo da. Nuko abo ngomba gushyira ibicuruzwa bose bampaye amasaha y'ikigoroba. Ese niba ari ibyo se wabaye untemerera urugo ko mbona rwaraye nyago habaye igihuru neza neza. turashize ubaye ikidona komera ye ni soni niko mureka tutogateterwa kunkora mu nda ubu wabitewe n'iki ko ngaho da yawe gukora mu nda neza umwana wanjye ko atagucuraga ko mutasangiraga isaso gutana mutungaga ngo uvuge ko wenda gukonsoma wateye n'iki gutekereza kundogera umwana sakumiro baho ninde waduteranyije koko dona naba hose ndabona ukuburozi busa nani wowe yacu numvise uroga wa mugani wawe se nyine umuziranenge nari kubona waramuroza ukabura ubugingo inkuru ntiyaba kimomi nkambi yose ntaho uturutse urumva bivuze ko wakubonye ari we wabivuze ariko urabizi dona mbare kabiri wamviriye mu rugo niba hari ikintu nanga cya mbere ni umuntu watuka umugore wanjye n'umwana wanjye Valentine yego ye ubwo rero tugira ngo urabakunda ntabakunda ninde tutazi ko wabakurikiyeho imitungo y'iwabo nk'umunyagihugu ubwo bugambo mu bukuru akora he ntabwo ari impunzi nkatwe twese se twabitaye iwacu ariko nundere kujya ukomeza ufata kuri impunzi kuko wahunze ubuzima bw'inkambi dona mbare gatatu wamviriye mu rugo ku neza aho njya rimwe kabiri gatatu ariko si ubwo koko genda se ariko si ubundi hase wabo inazibunteje hase mukenge Valentine waceceka uko ukomeza kurira urarushaho kurwara umutwe Valentine mbabare uhaguruke hano dutahe none se undi yarabihindura iki koko shano kuri hangana reka gukekera undi mwana Valentine yahamye yuko yarabizi se niyigiye ese ubu kuko ndayirente kugira ngo wemere ko ntigeze menya ibi bintu Valentine ariko ibintu ntibigomba kugarukira pe ngomba kuyibwira mwarimu wayivuze wese akabihanirwa ni ukuri pe ibi bintu ni isebanya pe umuntu akifata agakwirakwiza igihe nk'icyo agamije gusebya mugenzi we koko ahubwo njye ndumva aho guhita dutaha twahita tujya kumureba kandi ashobora kuba akiri mu ishuri Alice nakubwiye ngo tushwe hano sinakwamye kongera kugirana na ziriya nzana zo mu cyaro nanjye nakubwiye ko ntashobora kubareka hita undekaho ntandahazi se nyine nta soni isiki undi umwana yifite ikibazo ko bamubekeye ngo mama we yararoze warangiza ukambwira ngo ntahe aho kugira ngo mufashe mu kababaro ndi umurozi nyine ninde uyobewe ko ari we waroze murumuna wawe gwiki ibyo se uvuze ni ibiki murumuna wanjye yishwe n'indwara ariko nk'uwo mushenzi ugenda ukwirakwiza ibihuha aturuka hehe koko
utanuka nkakomerera n'abari noneho ndagira ngo nkumenyeshe ko ari igihe watanze ayo makuru nubwo nta gihamya ifatikanya afite uriya nta soni ufite cyase nyine dutahe tugende cya tugende uvuze ngo iki Jiribe cyanda nawe kavuze tayi amba Gilbert yivuyemo Valentine mu gahinda kenshi n'ipfunwe nyuma y'uko mama we bamubeshyeye ko ari we waroze muri umuna wa Alice. Ubuse disi umubano we na Alice uzakomeza nk'uko byari bisanzwe naho ubutaha. Reka nizere ko mwaryohewe n'ikinamico ngira nkugire agace ka 6. Bonereho nakire mugenzi wanjye Uwikeza Christella atugezeho ubutumwa mwatwandikiye ku kiganiro cyatambutse ubushize. Rero bakunze b'ikiganiro ejo tugeze muri ka kanya twahariye kubagezaho ubutumwa bw'ikiganiro twabagejejeho cyagarukaga ku miryango irimo ihohoterwa bitera bamwe mu bana kuyihunga. Aho twibazaga tutese ni uruhe ruhare rw'ababyeyi mu kurinda abana kuva mu miryango aho bibaviramo kwishora mu muhanda no mu ngeso mbi. Ibitekerezo mwadusangije ni ibi bikurikira. Nkotanyi uherereye mu karere ka Nyanza yagize ati ababyeyi bacu ntibajye batuganiriza niyo mpamvu bamwe muri twebwe tujya mu muhanda. Uyu ni yatwibwiye mu butumwa bwe yagize ati nanjye ubu nahunze ababyeyi kubera amakimbirane. Ubu nibereye ku kazi ko mu rugo ariko mba numva binshengura kuko abo twiganaga bararangije ariko njye byaranze. Leta ikwiriye kudutekerezaho. Naho Claude uherereye mu karere ka Karongi yagize ati ababyeyi bagomba kwirinda amakimbirane mu miryango. Ibyo bituma urubyiruko rujya mu muhanda rukomeje kwiyongera. Naho Havugimana Jean Pierre uherereye mu karere ka Bugesera yagize ati shimiye ko abo bana bafite umuhate wo gusubira mu rugo. Ubuyobozi ni bubafashe. Dukomeza Etienne nawe uvuga ko aherereye mu karere ka Rulindo yagize ati amakimbirane mu muryango arakabije kandi biri guterwa no kutumvikana ku mitungo kw'abashakanye. Dukomeza Emmanuel Mugiraneza yagize ati amakimbirane arasenya ntiyubaka. Ababyeyi bagakwiye gukomeza gukundana. Haruna uherereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange yagize ati kubera ingendo mporamo nakunze guhura n'abana bo mu muhanda nkabaganiriza. Bakambwira ko iyo ababyeyi bahura barwana bahitamo guhunga ugasanga buri mwana agiye ukwe bamwe bakajya mu muhanda. Naho Nduwayo Jean Bosco uherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi yagize ati birakwiye ko ababyeyi bita ku bana babo birinda amakimbirane. Hafashimana Daniel uherereye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu yagize ati hari ababyeyi batita ku bana kubera ubusinzi. Hakwiye gukorwa ubukangurambaga mu baturage ababyeyi bakirinda ubusinzi buteza amakimbirane mu muryango. Reka duhinire ku butumwa bwa Natali uvuga ko aherereye mu karere ka Gakenke aho yagize ati kugira ngo ikibazo cy'abana bajya mu muhanda gicike hagakwiye gukorwa ubukangurambaga ku miryango yose ndetse no mu nteko z'abaturage. Abayobozi bagashishikariza ababyeyi kwirinda amakimbirane nibyo byatuma abana batajya mu muhanda. Atabana nabo bakwiriye kuganirizwa ku mashuri. Yasoje avuga ko akunda ikiganirizo. Ubutumwa bwa none tubonye aha tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu. Ariko nanone sinasoza nababwiye ko ibitekerezo ku ikinamico tubagezaho tubihaye ikaze. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Muri iki kiganiro twaganiriye ku myumvire ya rumwe mu rubyiruko rutekereza ko wazigama wasaguye bigatuma n'amafaranga make yababonye batayazigama. Mu bitekerezo bya rumwe mu rubyiruko bamwe bavuze ko wazigama wasaguye abandi bashimangira ko umuntu ufite intego yahera no ku giceri cya 50 ndetse n'ijana akagera ku rwego rushimishije. Ngabonziza Jonas yadusangije ubuhamya bw'ukuntu yagurishije amasaka yari yejeje akagura igare ryo gutwara abagenzi none uyu munsi afite botike abikesha kwizigama. Dr. Bihira Canisius impuguke mu bukungu yadusobanurira impamvu kwizigamira bitangira kare kandi ko bishoboka kubitangira ukiri ku ntebe y'ishuri cyangwa se ukora akazi gaciriritse. Ese mwe mwarimu dukurikiye mubona hakorwa iki kugira ngo kwizigamira urubyiruko rubigira umuco? Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. Mukomeze kudusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo. Tubashimiye kubana natwe uyu munsi.
Mizero Crispin yari ari ku buhanga bw'ibyuma mu gihe Roger Nigena ari we wari uhagarariye iki kiganiro. Kuri mikoro muri studio mwabanye nanjye Uyisabye Christine. Mukomeze kugira ibihe byiza. ari twe dufite